Yesu ashimwe. Haleluya. Rongeye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana yo mu ijuru kubwo igitangaza ikoze uyu munsi kongera kumpuza na bamwe muri mwe ku nshuro ya kabiri. Mwabyumvise ko Girugari twarabanye mu gitaramo cyo guhimbaza Imana kandi kivuga butumwa hariya mu karere ka Kamonyi ka Kamonyi hariya hafi ku Mugina. Tuhagirira ibihe byiza, bwari ubwa mbere duhuye ariko mbagiriraho umugisha ukomeye cyane ku buryo buriya naje kubakumbura yanibaza asaba abantu ko twari twasezeranye ko tuzongera guhura. Byagenze bite? Ndashimira Imana ko yumvise gusenga kwanjye, uyu munsi ikaba imbereye igisubizo kongera kumpuza namwe. Nashimiye n'Imana kandi ko mutajya mwibagirwa ubuhanuzi bwari hariya. Nibwira ko butari ubwabo twasuye gusa, ahubwo bwabaye ubwanyu namwe. Urumva hari ibintu Imana yahaye ishusho itari biyifite ku buzima bwacu. Nk'uko nabibwiye rero, ni Muhire Justin, mbyaye gatatu, mfite abahungu 2 n'umukobwa barimo hagati. Inyuma hakaza undi mwana wa 4 wa mushiki wanjye wapfuye. Birangora kuvuga ngo mfite abana 3, mba numva umutima umbaza ngo uriya we ni uwande, kuko yapfuye arimo abyara agasigara agahinja, birumvikana, kandi katagira papa wako. Abari ngiye ugasigarana rero ubwo ndi papa wako. Niyo mpamvu mwumvise vuga ngo mfite 4 ariko ubundi tubyaye 3. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza hariya Batsinda n'umudiyakoni umudugudu Rugarama. Ndumva ari ibyo, ibindi tubisange mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Turaza gusoma igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva. Turasoma ibice 17. Kuva ibice 17 umurongo wa 14. Protokoli baraza kudufasha ayo majwi niba bishoboka bagenze gake. Twagezeyo dusome. Aravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo biburwibutso, wibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'Abameleki bakibagirana uwo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro akita Yovanisi. Aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abameleki ibihe bingahe? N'iki kirimo, sibyo? Buriya nicyo uyu munsi nacyo kirimo. Hanyuma turigira hirya gato mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 11. Some umurongo wa 3, mwihute tugereyo. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 11 umurongo wa 3. Abakuru b'i Yabeshi baramubwira bati, ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigende igihugu cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zose. Nuko niharamuka habuze uwo kudutabara tuzagusanga. Aho tuharenge dusoreze mu gitabo cya 2 cy'Ingoma. Naho honyine dusoma, mwihangane, hanyuma tuvuge gato kuri aya magambo dusenge. Ingoma za 2 cyangwa se igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma ibice 20. Turasoma umurongo w'10 tumanuke hepfo na 12. Ingoma za 2 ibice 20 umurongo w'10. Uravuze ngo nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku misozi Seyiri, abo wabujije Abisiraheli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure.
dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Amen. Naho ngaho iyo magambo Imana yashyize ku mutima tugomba kuganira, hanyuma turafunga Bibiliya, wenda dusigarane udukaramu, ikigufasha ucyandike. Ndumva uyu munsi Imana iha umugisha abayobozi bantekerejeho kanabimenyesha kare. Nanjye nagize umwanya uhagije wo gusenga kugira ngo Imana impe icyo nzana hano. Ntabwo narinzi ko ndi bubane n'abantu bangana gutya. Numvise ubuyobozi bambwira ngo hari abandi batari baza, ariko ngiye kuri jye ndumva Imana ishimwe. Amen. Hanyuma mfite ijambo rivuga ngo guhanga amaso ku Uwiteka. Ntabwo mbizi niba muri mwebwe hari abandi bafite ibindi bintu bahanze amaso, ariko niryo jambo Imana yampaye ngo ndizane turisangire. Mbese murumva ari ryiza? Birasa naho rishimangira zimwe mu ntego mwari mufite n'ubundi ku bantu bakijijwe, ariko ndashaka kunganira ivugabutumwa ritambutse hano mu ikinabutumwa mu kanya gahise. Bimwe mu byo ubutumwa badutambukirije imbere buraza kuzuzanya n'iri jambo. Hanyuma rero aba ari ryo wandika tugiye kuganira no guhanga amaso ku Uwiteka. Naribajije nise Mana ko rimwe na rimwe inshuro nyinshi abanyeshuri baba bakiri bato cyane, ntabwo baba bafite ibintu byinshi bahanzeho amaso. Kubera iki umpaye iri jambo? Hanyuma ntiyampaye ibindi bisobanuro, ariko izi mpamvu uraza kumenya impamvu yaryo. Ubuzima busanzwe kuba hanze, twebwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, abakuru ndetse n'abato, buri muntu wese agira ikintu ahanga amaso. Emwe no kubakijijwe bamenye Imana, hari igihe duteshuka gatoya, Imana ikaguha amasezerano ariko ntuyihanga amaso, ahubwo rimwe na rimwe ugasenga usa n'uwishyuza by'Imana yavuze. Kandi inshuro nyinshi kugira ngo Imana isohoze icyo yavuganye nawe, bigusaba kugaruka mu mwanya wari urimo Imana iguha amasezerano. Iyo uhavuye ubutandukanye nayo. Kugira ngo rero inshuro nyinshi uzumva umuntu arimo asenga yishyuza Imana ngo warambwiye, ariko ugasanga ahantu Imana yavugiye ntabwo ariho akiri. Niho nari mvuze ngo biruzuzanya n'abavuye aha. Ni igihe umuntu ashobora kuba ari hano akarwana intambara yo gukiranuka, ariko yagira mu rugo bikanga. Hari amasezerano rero rimwe na rimwe Imana izabahera hano, ariko izasohoza mwarageze hanze. Turabyemeranye ibyo? Hari n'abo izajya ibahera hanze ariko yasohoreze hano. Birasaba rero ngo umuntu akomeze kuba maso mu mwanya wo kuba imbere y'Imana. Imana ishimwe. Igihe kimwe nigeze manuka mva ku gisozi ngiye Muhanga hitwa Ruvumera, ngeze hano Nyabugogo hari mu gitondo nk'isa 3, nsanga hari abantu bicaje hasi harya hafi n'utuzu twa polisi, babambitse amapingu b'ingeri zose, abagore, abagabo, abasore. Ngo ndahagarara ntinda gato mbaza icyabaye. Ndabaza se nabajura byagenze bite? Barambwira ngo nabazunguzayi. Abazunguzayi mwebwe mushobora kuba mutabazi. Murabazi? Ariko nibagiye kubaza, hari abandi bantu tuziranye batambonye ari ubwa mbere batambonye hano gusa? Mugire gutya ndebe. Imana iguhe umugisha. Nababonye. Aha, se nawe uri hano? Imana iguhe umugisha. Ntabwo nari mbizi, ariko kandi hano njya mpaza mu makwe, arabageni njya nza gushyingira bakaza kwiyakirira hano. Nihazajya haba ubukwe rimwe na rimwe muzajye mukatamo, muzajya mumbona. Ubwo ndabatumiye. Ikibazo ni ukuzamenya igihe mpari, ariko ntacyo tuzoya tuvugana. Hanyuma barambwira ngo impamvu yabo n'abazunguzayi bafashwe na polisi. Murabizi nyine ko uburyo bacuruzamo butemewe. Hanyuma ntinda gatoya mbibazaho. Barambwira ngo bategereje imodoka bita Pandagari ngo bajyane Gikondo kwa Kabuga.
nibaza mu buzima busanzwe hanze tubayemo, hari igihe jewe nshobora kuva mu rugo, reka nitangeho urugero, nkava mu rugo nta mafaranga yo guhaha saa sita amasizi, kandi nta gitangaza kirimo, bibaho. Hanyuma nkabwira madamu nti wowe telefone yawe ibe hafi, ntabwo saa tanu ziri bugere ntari nohereza akantu kuri mobile money cyangwa kuri Tigo Cash. Byose hari ikinego kirimo. Ubwo mu by'ukuri madamu telefone ibiri hafi saa tatu, saa ine, saa tanu, nta hantu ashobora kujya yisize abacungana na message y'amafaranga. Noneho nibaza niba muri abo bantu bicaye aho harimo umwe wabigenje nkanjye, ushobora kuba byutse iruhande rw'umugore akamubwira ati nta kintu nararanye, ariko ube hafi saa tanu ntabwo ziri bugere ntarohereza akantu, none yicaye ategereje pandagari imujyane igikondo. Ubwo muri urwo rugo bari buze kurya, baraza guhaha, kandi umugore ahanze amaso, ntago mujya mufashwa se ngo muvuge, munyikirize ntacyo bitwaye. Murumva mu by'ukuri umugore ahanze amaso ku mugabo biciye muri telefone, umugabo nawe ahantu yicaye yambaye amapingu, kandi famiye itegereje kurya, haje message. Ubwo baraza kurya bigenze biti? Abenshi muri mwe muvuka ino, iyo umuntu abarebye abona muri bakavukira hano mu mujyi. Ariko reka mbaho urugero rwa bamwe, mwene data uriya we ndamuzi naho avuka ndahazi. Hari igihe twe tuvuka mu cyaro, umwana atsinda examen officiel agaserebura ko yabonye amanota yo kumujyana segonderi, ariko mu gihe yishimye ababyeyi bakaba barira. Barizwa n'iki? Uvuga ati urishima, mu by'ukuri uzagenda binyuze mu zihe nzira? Kera niko byabagaho, ubu ngubu wenda hariho uburyo bubafasha kwiga, ntago mbizi. Mu gihe cyacu nuko byari bimeze, ababyeyi bakarira ariko kandi bakarwana ishyaka ku buryo umwana agenda. Vuga ngo niba hari itungo bari bafite bararijyana ku isoko, niba hari akarima bezagamo ibigori baragatanga, ariko umwana agehe, kandi barimo kugatanga ari igihembwe cya mbere. Imbere hari amashuri ategereje uyu mwana kugera hano muri Kristo, none mu gihembwe cya mbere batanze itungo, mu cya kabiri bagurishije umurima, mu cya gatatu murabyumva namwe. Mu by'ukuri ababyeyi barwana intambara zo kugira ngo umwana yige, ariko kera babikoraga batyo bakavuga ngo ibintu nibishaka bidushirane, ariko umwana yige, ko babaga bazi ko naramuka arangije azabakura muri nyakatsi. Ibyo mvuze ntimubizi se? Uyu munsi dufite abantu bize batyo. Mushiki wacu yavuze ngo nta kazi arabona, ariko nta nubwo aramara igihe kinini hanze. Imana niba itaraguha akazi ariko yaguhaye umugabo, nta kintu cyo kuyishinja gihari. Noneho dufite abantu bamaze imyaka 5-6 bicaranye amalisanse, barayazinze, baradepoje, bararuha. Doko mwige, ariko hanze nta mirimo ihari. Hanyuma noneho mbwira ba babyeyi bagurishije ibintu bikabashiraho, bazi ko igihe umwana azarangiriza azabafasha, none akaba arangije imyaka 5 nta kazi. Niba ari we bari bahanze amaso, ubwo harya bazava muri nyakatsi kwa kangahe? Si ikibazo? Aha rero ndagira ngo mugire ibintu murenze amaso, nubwo bihari. Bafite ababyeyi babafasha kugira ngo mwige, burya batanahari wakwiga kubera Imana, kuko wicaranye na bamwe hano badafite umubyeyi n'umwe kandi biga. Yesu nashimwe. Bivuga ngo ababyeyi ntabwo ari ikintu ukwiriye guhanga amaso. Kirazira no kwiringira ubwenge bwawe, kuko hari ukuntu bijya byivanga ibyo wari uzi ukabyibagirwa. Mfite umukristo hariya Kimihurura yize neza guhera mu wa mbere, ahari guhera muri materineri, yazanaga amanota ya mbere kugeza arangije kaminuza i Butare. Afite diplome ya mbere, ntiyigeze abo wa kabiri n'iri na rimwe, ariko kuva yarangiza arangije imyaka 12, harakora n'akazi kamuhemba 10,000. Kandi abantu bajyaga yarushaga ubwenge bo barakora, n'aba dogiteri abandi hanze aha barakomeye. Hanyuma rero aha ndagira ngo mwige,
musenge ariko munatekereza ku mugambi w'Imana ko uhatse ibintu byose. Haleluya. Ndumva nshaka ko kubibashyiramo ngo muhanga amaso kuwiteka. Fora gutsindwa uyu munsi ariko ari uhanze amaso. Kuri we hava amanota meza, kuri we hava akazi, kuri we hava umugabo n'umugore, hava urugo rwiza rw'umugisha, kuri we hava ubuzima. Benshi ubu mwicaye hamwe se ntago ariko muzakora ibintu bijyanye n'ibyo mwiza. Hari abantu Uwiteka azacira inzira bihangira imirimo bagere ku rwego rushimishije. Nahoze nibaza ikintu kimwe Imana igikora. Imana ningirira neza wenda tuzabiganira ubwo ntangiye kwinjira mu bindi byifuzo byanjye bwite. Hanza hari inzara ituma abantu bihangira imirimo. Kaburi hano nyine urimo kwiga karangiza mashuri yawe yose ukabona doctora mu by'amategeko ariko akazi uzakora ari ugucuruza imyenda y'abageni hano mu mujyi. Imana ikwibeye nk'akabanga ukabimenya ko ariko kazi uzakora. Amafaranga yose wishyura hano wayajyana mu Bushinwa. Ubuze nimujya mutembera ngo mubabone hano nibo bakodesha imyenda y'abageni. Nta hantu bihuriye na gato n'ibintu bizi. Akazi karabuze. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuze iki? Ivuze igihe kimwe Mose yarwanye intambara ahagaze imbere y'Abisiraheli nk'umuyobozi. Ni intambara nyinshi yarwanye ariko iyi ni imwe nifuje ko tuganira. Hanyuma ngo arabyuka abona igitero cy'Abameleki kiramuteye. Abameleki ntabwo ndibuze kubasobanuraho byinshi kubw'igihe ariko ndaza gusoza buri muntu wese hano yamaze kumenya ko abafite. Buri muntu wese hano afite Abameleki bahanganye nawe. Si kubita hari andi mazina bafite ariko ni Abameleki kuko umugambi wabo ni ukurogoya umugambi w'Uwiteka ku bantu be. Nta muntu utabagira rero kereka umuntu udasenga udakijijwe. Hanyuma Mose ngo yigira inama yo kujya gusenga Imana kugira ngo ayibaze uko bari bubarwanye. Arimo asenga Imana itanga inama. Iramubwira ngo Mose ntabwo iyi ntambara wowe uri buyirwane. Ahubwo cyo ngiye kugusaba fata inkoni y'Uwiteka. Haleluya. Uzamuke ku musozi Sinayi aho nsanzwe mvuganira nawe. Hanyuma ubwire Yosuwa n'umusirikari ni generali. We kuko azi kurwana atoranya ingabo ajyana n'ingabo mu ntambara ariko wowe ujye ku musozi gusenga. Urumva uburyo Imana igiye kurwana intambara? Imwe nadategeze kuvuga ngo hano hari abantu bafite umutwaro wo gusengera uyu murimo. Mwe mukabona ibintu bikorwa gusa ariko kugira ngo aya materaniro abeho Imana ibarwanye intambara z'uburyo bwose. Yesu ashimwe. Mose yicaje Abisiraheli arimo ababwira icyo Imana yavuze. Avuga ati intambara turatewe ariko ngewe Imana yambujije kujyana namwe mu ntambara ahubwo yambwiye ngo mfate inkoni yayo nigire ku musozi. Mu ruhande rw'umubiri Mose agaragara nk'umunyantege nke. Ntashaka gupfa. Nubwo ari Imana yabivuze ariko ku banyantege nke ntago bakumva icyo Imana yavuze. Ariko kuko Imana isanzwe imutuma barabyemera. Haleluya. Aho muri iryo teraniro hari abantu babiri barimo murumuna we Aroni na muramu we witwa Huri. Baravuga bati mwene data akwepsya urugamba ntashaka gupfa natwe reka turebe uko uryo twakwirwanaho. Baramubwira ngo nubwo nta kimana yatuvuzeho ariko natwe turajyana nawe ku musozi. Haleluya. Bose arababwira ati nta kibazo kabisa. Niba mubyiyumvisemo are tugenda. Yosuwa atoranya ingabo bajya mu ntambara. Bibutse ko Yosuwa ntabwo agiye gusenga mu by'ukuri. Agiye kuvusha amaraso. Harimo no gupfa. Ariko Mose yigiriye gusenga. Murumuna we na muramu we ngo bagere ku musozi, urumva Imana ntiyari yabahamagaye mu by'ukuri. Bari baje bihungiye intambara ariko bageze ku musozi bitegereza ibintu Mose arimo gukora. Mose ari ngo yuzuzwa avuge mu ndimi ahubwo zigasanga Yosuwa mu ntambara. Haleluya.
birikavuga ngo uko imbaraga zamanukaga niko intambara yoroheraga Yosuwa, bakica abanzi babo ndetse mu benshi. Kuva saa 2 Mose agize atya, saa 3 ngo amaboko atangira kuzamo ibinya, saa 4 agenda amanura buhoro buhoro, saa 5 yumva ibintu byakomeye. Babahungu bajyanye nawe baraho gusa barimo barareba, nta makuru. Ngo bigeze nko mu masaa 7 Mose amaboko arayamanura kuko yaramaze kuruha. Mukizwe ariko munemera ko amaboko yaruha, sibyo? Muririmbe, muracyari bato, muvuga ubutumwa, musenge, emwe munakoresha igihe cyanyu hakiri kare kuko amaboko ajya aruha. Ngo amaboko amaze kuruha arayamanura, kandi ayamanura intambara itari yarangira. Aha rero ntabwo hashobora kuburamo umuntu ujya umanura amaboko kandi urugamba rugikomeje. Niyo mpamvu bene data bavuze ngo mu murimo w'Imana nta pozi ibamo. Yesu ashimwe. Nta konji yo gukiranuka ibaho. Ibitakurwanyiriza hano biragutegereje hanze. Ibyo utahuye nabyo uri hanze aha birahari. Urasabwa guhozaho. Yesu nashimwe. Arangije ngo akiyamanura, bene wabo bari bamenye ko icyatumye do bakurikiranaga amakuru y'intambara, bakamenya ngo iyo Mose amanuye amaboko abanzi babo bica Abisiraheli, ariko yayazamura intambara ikorohera Abisiraheli. Bamenye ko ibanga riri mu maboko ya Mose, kandi basanga Mose yananiwe. Ngo bigira inama rero, haleluya. Imana ikunda umuntu umeze utya, kunda umurimo w'Imana kugeza ku rwego atekereza Imana, atekereza uyu murimo nubwo yaba atari umuyobozi, nubwo abayobozi baba batamuzi, ariko Imana ikunda umuntu ugira ishyaka ryayo. Haleluya. Ngo bigira inama bavuga ngo tudukora iki? Muri igihe tugezemo, iyo perezida naniwe, vice aba yumva yahirika nawe akayobora. Ntabwo ari hano mvuga muri Gerugayi, ndavuga ibatsinda. Bimwe ntabwo mwabigira kuko Imana igiye gutanga agakiza mu banyeshuri, baha agakiza kuzuye. Maze kubigenzura inshuro nyinshi, nahuye n'abanyeshuri mu bihe bitandukanye, amaraje platubana mu bigo by'amashuri habamo agakiza kataba hanze, no mu bigo bya gisirikare. Uwo byananiye wakijijwe nabi aba mubi kuruta nabo hanze, ariko ukijijwe neza hano abakijijwe. Ndi umugabo wo guhamya ibyo. Hanyuma ngo bigira inama, aravuga bati dukora iki? Arona akavuga ati ndamutse mpagaze aho Mose yarahagaze, nanjye nkazamura amaboko ntacyo byatanga. Kuko Mose hari amavuta y'Imana muriho. Haleluya. Huri nawe ati se nge ndakora iki? Ngo bigira inama yo kujya gushaka ikintu cyaramira Mose, avuga ati kuva mu gitondo ahagaze yananiwe. Ngo baragenda bazana ibuye rinini, baza barisunika. Haleluya. Imana ireba, barasunika, Imana ibitegereza. Ngo barigeza aho Mose ari, baramubwira ati muze, twamaze kumenya ko imbaraga ziri mu biganza byawe, none umugongo wavunitse birumvikana, ariko insinzi iri mu bubasha bw'amaboko yawe. Haleluya. Baramubwira ngo bawicaye kuri iri buye uruhuke mu kagongo. Hanyuma ngo akimara kwicara, umwe ahagarara iburyo undi ahagarara ibumoso, bazamura amaboko ya Mose. Nzamurira Uwiteka icyubahiro. Haleluya. Baramubwira ati wabishaka utabishaka amaboko mu kirere, kuko insinzi nahiri. Bibiliya yarambwiye ngo uko bakayazamuye urugamba rurangira amahoro, Isiraheli iranesha. Haleluya. Hari ibikorwa byinshi mugeraho, uwo byitirirwa nta n'umwe uzi ko yabikoze. Babantu bashyira amavi hasi, mwebwe bwacya mukagura ibyuma, mwamuzi ko ari amafaranga yanyu, ariko hari ahantu bituruka kandi Imana ireba. Haleluya. Imana ngo yitegereje abo bahungu babiri uburyo bagize igitekerezo cyiza n'intego bagezeho, ibona Abisiraheli babyina insinzi batashye, bari bavuga ati Uwiteka aranesheje, yajyaga bivuga ko azabana natwe. Imana ngo yakwitegereza ababyina bose igasanga insinzi yitirirwa babiri. Haleluya. Ibwira Mose ngo yewe Mose, undi ati karama Uwiteka, fata igitabo. Haleluya. Igitabo cy'iki cy'urwibutso, siko twasomye, unyandikire. Mose afata igitabo,
arandika. Imana iramubwira ngo andika ibintu aba bahungu bakoze, uko basunikaga ibuye n'ishyaka bagize, nabyitegereje ndi Uwiteka. None byandike n'abazabakurikira, abaziga muri iki kigo hanyuma bazasange hari imirimo, haleluya, hari amateka yanditse, ntibizibagirane ko Imana yigeze kubona abantu babiri muri Isiraheli bayirwaniye ishyaka. Mose ngo arandika, arimo yandika umunezero uraza. Biriya yavuze ngo ahashinga igicaniro akita Yehova Nisi. Aravuga ngo Uwiteka, haleluya, ararahiye ko uhereye ubu n'ibihe byose azajya arwanya abameleki. Ibihe bingahe? Kuva icyo gihe na bugingo n'ubu twicaye hano, biri mu nshingano z'Imana kurwanya ikintu cyose cyakwitambika uyu murimo, haleluya. Yarabyiyemeje, uretse ko ikosa tugira ntabwo tuyihanga amaso, ariko ubundi biri mu nshingano zayo kurwanya ibiturwanya. Yesu nashimwe, haleluya. Nta kintu na kimwe ufite ishyaka ry'ibyiza biri mu nshingano z'Uwiteka kugutera inkunga. Uyu murimo mukora ntago ari mwe mwenyine, nta nubwo ari mwe muwishoboza. Imana yararahiye guhera icyo gihe na bugingo n'ubu izajya irwanya, haleluya, izajya irwanya abameleki batesha agaciro umurimo w'Imana, batuma izina ryayo ritukwa hanze. Biri mu nshingano z'Uwiteka kurwana intambara. Niyo mpamvu niwiga ukanasenga uzatsinda mu izina rya Yesu. Nutanatsinda ukagira amanota make hano, hazaba hari impamvu y'Imana yatumye uza hano, izaba ifite undi mugambi wayo ishaka gusohoza ku buzima bwawe, kuko abantu bose bariho neza ntago bize hano. Haleluya! Ibi bintu muri mu byumva ubu, biteka iyo musenga mwumva Mana uduha amanota, uduhe gutsinda, birashoboka. We kiranuka, numara gukiranuka unige. Ibyo byombi ushobora kubikora ubwenge bukabura, kiranutse kandi wanasomye. Imana yagutegekeye cyo kuba hano, wenda umunsi wabonaga buruse bahaye Imana icyubahiro, yari yubahishije aho uvuka, ariko intego yayo si uko wiga hano. Buri munsi mu buzima bwacu urashaka amashimwe. Reka bamatambuke. Bibiliya yavuze abantu bitwa Abiyabeshi. Abiyabeshi bahuye n'ibibazo bikomeye, mwebwe ntago murabigira, Imana inabibarinde, ariko hanze biriyo. Mu babyeyi banyu babarera, barasenga, bahura n'ikibazo mu gihe, murabizi ko mu gihe cy'abacamanza nta mwami Abisiraheli bagiraga. Imana yarabiyoboreraga ubwayo, kimika umwami mu gitondo, yagira ibintu by'ibidega igakuraho nimugoroba. Noneho ngo baza kwitegereza basanga uburyo Imana bayoboye izabamarira mu nzira, nta n'umwe uzarokoka kubera amafuti bagiraga. Bagira ubwoba bwinshi, ariho muzumva basanze Samweli, baramubwira ngo ugende utubwirire Uwiteka ko twarambiwe ubuyobozi bwe, atwimikira umwami. Bazana ikintu cy'amayeri, baramubwira ngo ayibwire ngo iyo abandi bame bateranye ngo bo babura umuntu baserukira. Ariko ubu hari umuntu wazana ubwenge ku Mana? Muriga ariko se hari umuntu wazana ubwenge ku Mana? Samweli nawe yabyungukiragamo guhora ahagarara imbere yabo babwira icyo Imana yavuze. Bamubwiye ibyo yumva bamuhaye konji ntazagaruka, ngo ajyana amarira imbere y'Imana. Ubu dufite intambara z'abantu bakorera Imana mu by'ukuri mu mpano zitandukanye, ariko bagashaka kwemerwa mbere y'ubutumwa. Rimwe nibarimo ariko bazabacika. Ubwo uyu mwanya ndi hano mbe numva ari nge mwakwemera kuruta message nazanye. Nejo mwazongera mukamamagara nejo bundi. Bese kugeza ku rwego mbikirangirire, aho kugira ngo Imana imenyekane nshinzwe kwamamaza, ahubwo akaba ari ngiye umenyekana. Samweli nawe uwo mwuka wari wamufasha, ngo ajye imbere y'Imana arira aravuga ngo nge nawe batwanze.
Imana iti se batwanze gute ngo barashaka kubimikira umwami. Imana ibwira Samuel ati se ko ari nge banze nyine wewe bigeze bakwanga, uracyari umuhanuzi wanjye. Imana iravuga ngo genda ubabwire bwa nyuma ko si umwami bashaka, ndaje nkwereka, ndamubaha, ariko minsi mike niyo azabayobora neza, ikindi gihe kirekire azaba umwami w'agahimano. Barangije Samuel araza arabihanura arigendera. Aha rero ni Imana agiye gutoranya Sawuli. Muzi mwese ko yewe imyaka myinshi yaraciwe ku ngoma. Kumutoranya birasa n'ibintu maze kuvugira hano. Yagiye mu muryango wo kwa Kishi, rwari urugo rudasaba umunyu, rufite abagaragu n'abaja, rufite indogobe n'ibindi byinshi rutunze. Imana ngibasura ari nijoro, isanga baryamye. Ihageze isanga ibintu byose birasinziriye uretse indogobe zo zari ziri maso. Ngo iraza ikingura imiryango y'ibiraro ivugana nazo, yazibwira ngo njye imbere mu nkurikire. Imana ikura indogobe mu biraro, irazirongora izijyana hirya mu kabandi, yazibwira ngo muwe muraha muraza kuhava ari ngewe bivuze. Uko nyine ngo babyuke mu gitondo basanga ibiraro nta ndogobe zirimo. Baratse mwaraye mwugariye, abandi bati twugariye, none zirihe? Zirabuze. Aha bibutse ko ni kumuhamagara ukora. Imana irashaka guhamagara umuntu ariko ihereye ku ndogobe. Nibyo navuze ngo ushobora kuba waraje hano we wibwira kuje kwiga, ariko uje gucurangira abaririmbyi ngo biririmbire. Aragahe gato Imana igutije kuba hano. Abantu benshi bajya mu nzu z'imbohe bagiye gufungwa ariko mu by'ukuri barengana, ariko bakajyayo kugira ngo iminsi mike bahamara hagira abantu bahemburwa n'ubutumwa bwiza. Ko ntaga abarokore bakwiriye kubaho badafungwa, bakwiriye kubaho bafungwa kuko hari hakeneye ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana irashaka Sawuli mu by'ukuri. Aha dore ahantu imufatiye rero. Biravuze ngo Akishi se wa Sawuli asanze indogobe zabuze, ngo yirengagiza ko uyu mwana we amukunda urukundo ruhebuje. Amateka avuga ko ari umwana wakuze neza, urumva yavukiye mu rugo rudasaba umunyu, amanido, ibiki byose biraho, akura uko abyifuza. Bibiliya iravuga ngo ituma umutima wa se umuzinukwa, amuha impamba n'umugaragu, aravuga ati nsohokera mu rugo ujye kunshakira indogobe, nizibone kugaruke, ariko nizibura uburane nazo. Ninde muntu wabwira umwana iri jambo yaramubyaye? Ninde muntu wafata indogobe akaziringaniza n'umwana yibyariye? Mubishyire mu bwenge muze kumpa igisubizo. Aha harimo umuhamagaro w'Imana. Haleluya. Sawuli asohoka mu rugo n'umugaragu. Uko bagenda ku munsi wa mbere ngo bashaka indogobe, naho kumbi icyo Imana yashakaga yagira ngo isohore cya Sawuli muri uru rugo, kuko umunsi yamusohoyemo ni nawo munsi indogobe zaraye. Uwo munsi indogobe zagarutse kwa Kishi. Bivuze ngo uwashakwaga nuko Sawuli asohoka. Uko ararongota nazihiga, umunsi wa mbere zirabura. Yaganira n'abantu bati wowe usenga nabi, iyiriza ubusa iminsi 2 kizakemuka. Akagenda agakubita yibira atarya tabu, nabwo zirabura. Kuwa gatatu aramubwira ati Kanyarira ni umusozi mubi utagisengerwaho, Gicyangugu muri murya ibintu biremera. Abarateza agiyeyo, ngo agereyo naho biranga. Bimaze kwanga ku munsi wa gatatu ngo yumva arananiwe, abwira umugaragu ati ntabwo nabimenyereye, aho kugira ngo nzagwe mu butayu reka twitahire data nyiyicire. Bari mu nzira bataha, umugaragu ngo aramubwira ati iminsi tumaze hanze irahagije, ntago ku munsi wa gatatu ariko twagacitse intege kuko tugeze mu mudugudu mwiza. Haleluya. Avuga ngo muri uyu mudugudu harimo umugabo witwa Bamenya, reka tujye kumushaka aharaho yamenya amakuru yizi ndogobi. Bamenya rero yari Samweli. Haleluya. Bari mu nzira bagenda, ko Sawuli yaramubwira ati se ko kujya kwa Bamenya atari ugupfa kugenda, hari ikintu twaba dufite turi bujyane. Namubwira ngo mu mvumba turacyafite mu bikeye. Bari mu nzira bagenda, Imana ibwira Samweli ngo wa mwami nshaka kwimikira ubwoko bwanjye ari mu nzira ze.
Aramubwira ati nahagera nyine urabigenza gutya na gutya. Abandi baza nta makuru bafite, ngo bagere mu muryango kwa Samweli. Sawuli ahita yikubita hasi imbere ye, aramubwira ati mwami nyagasani, ukunde bamaze gatatu mba hanze baranyirukanye ngo ndimo guhiga indogo. Samweli aramubwira ati tuza umutima. Haleluya. Shyitsa umutima mu nda ipyindogobi. Mwese hano muri muba mushaka ko Imana ivuga ku byanyu. Haleluya. None nawe nicyo ahereyeho, yaramubwira ngo ipyindogobe zimaze iminsi ziguhagaritse umutima zarabonetse. Haleluya. Zirahari. Sawuli yibaza iminsi amaze arorongotana, aravuga ati kumbi burya zarabonetse ntibanambwira. Nta telefone zabagaho. Ngo ashyugumbwa amuha amaturo, aramubwira ati noneho turekure dutahe kuko ntabwo aheruka kuryama mu rugo mu by'ukuri. Samweli aramubwira ati nta gutaha, burya waje biri mu mugambi, waje biri mu mugambi. Aravuga ngo ntabwo ikibazo ari indogobe, ahubwo urarara turarane, ejo tuzajyana gutambira Uwiteka igitambo, tumenye amakuru y'uru rugendo. Haleluya. Munyeganyeza umubwire ngo hari andi makuru atari amasomo mwaje gushaka hano, harimo n'andi makuru Imana ishaka kubamenyesha. Mu mugambi w'Imana hari andi makuru. Twari kuzahura dutege nama, twari kuzahurira he? Ariko waje hano kugira ngo umenye niba ngibi ibise ninde mu profe wundi ubyigisha hano. Ni Juste guturuka Batsinda. Ubu nyine mu bantu babigishije ni mutaha mufite diplome zanyu, nanjye muzajye musengera. Kandi ngewe ntawe mfata ni muhumure. Numvise ngo hano hari ibintu byo gufatana. Iri somo ntawe rifata. Hanyuma bararara. Aha harimo akantu ngira ngo mwumve k'ibyiza byo gukizwa. Ariho navuze ngo n'amanota ntago abarokore aribo bakwiriye gutsindwa ngo nuko basenze. Yabwiye umunyagikari aramubwira ngo terura ukuguru n'ibyako byose ubizane rwa ruhisho, niko birivuga ngo rwa ruhisho tumaze iminsi tuhishe, dore nyirarwo n'uyu. Haleluya. Muri ibi bintu rero ntabwo ari ukwiriza ubusa gusa, harimo n'uruhisho. Arimo asangira na Sawuli ngo bajya gutambira Uwiteka igitambo, bagezeho nibwo Imana yabwiye Samweli ngo uze guterura urwabya rw'amavuta wimike. Uyu mugabo mwimike, niwe nshimye ko abera ubwoko bwanjye umwami. Ariko Samweli abuzwa guhita bikora bakiri ku kanunga, yagombaga kubikora batashye abaherekeje, kuko Sawuli yari amaranye n'umugaragu iminsi 3 mu gasozi, bari baramenyeranye, yarabaye nka mugenzi we, kandi umwe n'umugaragu undi ni shebuja. Neza amatwi, hari igihe umuntu abana n'umugaragu akagira ngo baravukana, kandi wowe uri umwami, umugaragu n'umugaragu, uri shebuja we. Ariko kubera igihe mumaranye rata mwageze aho muvindimwe. Ubu hano harimo abantu badasambana, hari abantu batakwica, bataroga, ariko kubeshya byabaye muvandimwe. Samweli abaherekeje ngo abura ahantu yahera yimika Sawuli, kuko yabonaga Sawuli n'umugaragu bari kumwe, naza gusuka amavuta bose arabafata. Ngo amubwira ibanga, akajambo nshaka ko muzasoma, yaramubwiye ngo tandukana n'umugaragu nkubwire icyo Uwiteka yantumye kukubwira. Haleluya. Wongera umunyeganyeza umubwire ngo nta kimana yakubwira utaratandukana n'umugaragu. Uzaterana utahe, ariko kugira ngo Imana ivugane nawe nuko hari ibyo utandukana nabyo. Sawuli ngo areka umugaragu aratambuka yigira imbere nko muri mikono 5. Aha niho Samweli ngo yazamuye urwabya rw'amavuta yimika Sawuli. Haleluya. Hari ibintu Imana ishobora gukora uramutse uyemereye. Gutandukana n'umugaragu nibyo bitanga amahirwe, uri hano n'igihe uri hanze. Amaze kumwimika niho yamubwiriye amakuru y'urugendo, arimo ngo guhera uyu munsi ubaye umuntu udasanzwe, ubaye umwami w'ubwoko bw'Imana. Imana iragutoranyije. Amubwira iby'urugendo, aramubwira ati nuhura n'umutwe w'abahanuzi ukabona barigira batya, nawe uhanure, kuko hari amavuta y'Imana kuriho. Haleluya.
arataha. Aha rero ndagira ngo mwirengagize ko Imana yaje kumuca agakomeza akayobora, ahubwo tuvuge ku gitangaza kimwe Imana yamukoresheje agifite amavuta y'Imana. Ababi ya Beshi bari bafite ibibazo n'intambara ntari bwinjiremo. Abana barara batariye, abandi barirukanwe mu mashuri, baracikirije, bahora basenga, ariko ngo Imana iraceceka ntiyavuga. Amahirwe mufite ubu dushyizemo ikorasi nk'eshatu yamanukiraho mwese ikababwira, ariko bo barasenze ntiyavuga. Ku munsi wa gatatu ngo basurwa n'umwuka w'ubuyobe. Imana izabarinde uyu mwuka w'ubuyobe ngo arabasura bari mu masengesho, bamuha umwanya arabigisha. Wakwibaza ngo umwuka w'ubuyobe yinjiye ate, yinjiye guteze? Ubuse nge naje ngarabahugura ahereye iruhande, bati wigeze ubona umuntu hanze aha dufite abana b'abahungu ngo b'abasirimu n'abakobwa bafite ibintu by'imyambarire rata, baratubeshya ngo ni ubusirimu, ariko nkigera hano nkabona mwebwe mutayambaye, naje gusanga atari ubusirimu wabatubeye. Yesu ari umusirimu baruta mwebwe ari ngo ahera rubana akavuga ati umuntu wize nkawe kabisa, warangije kaminuza mu kigo gikomeye nk'iki, uzajya uhorana indirimbo na Bibiliya ngo Imana izagutabara. Kubona umuntu w'umugabo yiriza ubusa akamara iminsi 3 atarya ngo arimo arasenga Imana, ubwiyahuzi ku bantu b'abanyabwenge batazi Imana bafata ibi bintu nk'ubwiyahuzi. Bakubonye wiriwe mu ishyamba usenga, insengero zihari, bagufata nk'uwabuze ubwenge kandi warize. Umwuka ngarabahugura ambwira ati sohoka ujye gushaka akazi, ve mu bintu bye binyoma ngo urimo urabeshyera Imana. Umuntu agahugurika akavuga ati ubwenge narabubuze koko ndagiye. Yagera ku mwana w'umukobwa ati ngaho mbwira ubuzabona amavuta yo kwisiga bigenze bite? Warize, uri mwiza, urakeye, ubundi uburi sabune gukaraba gute? Hanze aha ntibari ibigabo byagushyira mu kazi nyine ukemera kondisiyo basaba, ariko nawe ukajya uhembwa umushahara ushimishije. Tuzakomeza gusa gutya kugeza ryari? Abakobwa barahugurika basanga babuze ubwenge. Ageze ku babyeyi arabwira ati buri munsi ubora utwite wowe buri mwaka, abantu byaro bafite isoko. Ngo arabahugura arababwira ati ntago ari ugupfa kubyara, ubu harimo ikintu cyitwa kumenya. Uwo mushyitsi wari wabasuye yitwa kumenya ubwenge. Naha ngaha muzagenda muhura nawe, nubwira umuntu uti mwene data tujye gusenga, ariko ntago ntimwabyumvise hano ngo ntabwo hano twaje gusenga, twaje kwiga. Nukumenya ubwenge. Umuntu wese yashaka kwangiza ibihe bye n'Imana yitwaza kumenya ubwenge. Ngo mu gitondo abantu bari mu masengesho batonda umurongo bajya kwa Nahashi, ngo bamwikubita imbere bubaraye, baramubwira ngo twaretsengaga Imana twiringiye ko yadutabara, none yanze kudutabara, iranzi dukojeje isoni, nitwe tugize amanota ya nyuma, turagusanze kugira ngo twihera akazi, ujye uduha ibihembo bihwanye n'ibyo twakoze, ariko twe kwicwa n'inzara. Aka kantu nuko nta mwanya mfite nakagombye kugasobanurira aha, kuko benshi muzabona babonye amanota ashimishije badapfuka amahangaha. Hari izindi nzira ayo manota avamo, ntabwo mwabyemera, ariko biriho. Abarangirije aha bari hanze ku isoko ry'umurimo batangiye gukora, bicaye mu mabiro atava ku Uwiteka. Hari izindi nzira byaciyemo kwa Nahashi, kuko Nahashi akibabona ngo yikomanze ku gatuza, aravuga ngo niko sha burya namwe muraje, Imana yanyu mubonye ko nta kitanga. Aravuga ati burya ndakomeye koko. Aravuga ngo guhera none akazi ndakabaha, ariko ndabanza mbanogore mw'amaso y'uburyo, bihindura igitutsi ku Mana y'Abisiraheli, ubundi mujye mu kazi mukore. Jambo twasomye yavuze ngo abakuru bo muri bo, haleluya, baravuga ngo buturetse iminsi ngahe 7 twongere dusubire mu masengesho, tujye gusobanuza Imana, niramuka itadutabaye nibwo tuzaza. Naje arabwira ati nimugende, ubundi se mwari muje mbahamagaye, n'ubundi cyari kibazanye kizongera kibazane, ariko ndakwinginga ngo ujye uburetse kwemerera Nahashi, yawongera usenge, haleluya. Ngo bagaruka imbere y'Imana batangira kwatura, aravuga ati Imana twari tugize intege nke, turagutukishije, ariko tubabarire. Basasa imikeka ngo barihana. Muri iryo joro bari biyemeje gusenga iminsi 7 batarya batanywa, barimo basenga ijoro rimwe. Sawuli wa wundi twahoze tuvuga wimitswe
ngo aza gutambuka yoboye inka ebyiri z'imishishe, yumva amajwi arimo aratumbagira, mana mbabarira, mana mbabarira, mana mbabarira. Ngo arabaza ngo habaye iki? Baramubwira ngo ni abantu b'i Yabeshi Nahashi yasuzuguye imana yabo, barimo gusenga bavuga ngo imana nibababarire kubera inzara, bari bajyanywe n'ubukene, bari bajyanywe n'ibihe bibi. Sawuli ngo yari agifite ishyaka ry'Imana, afata za nka arazitemagura kubera ifuhe. Ngo arangije afata amagara abantu, uwakoreye akaboko kajojoba amaraso akamubwira ati nyura. Ukubaza mu biryo ngo habaye iki ko mwatemye inka? Mubwire ngo Sawuli aravuze ngo abantu b'i Yabeshi batabarwe. Haleluya. Ndagira ngo aya majwi arimo kuzamukira hano bitera Imana gutegeka, haboneka ubutabazi muri riteraniro. Ariko se ntarageraho, ntago mubazi, wenda mwe muri hano ntibikunda ko mubamenya, ariko hanze barahari. Muzumva ubuhamya bwa benshi ahagara hagashima Imana, ati Imana yampaye amanota meza ashimishije. Turayihereza icyubahiro nk'uko bidusabye, ariko Imana itagigira ikihishwa iza ahantu ayo manota avuye. Bararambiwe ubushomeri, Imana iguha umugisha kandi kwambika imbaraga. Hari bagenzi bawe hanze, hari ibigabo bya Nahashi babwira bati we deposa gusa, hari ibizami mukora ngo byanditse manota murayabona kuba mwarize, ariko hari ikindi cyanyuma sinzi uko mukita. Mwese ubwo mvaga ntakizi. Ibintu byose nabikurikiranya ko ngaka akaba ariko kanyihisha. Icyo rero ntibizagutangaze ikizami cyanditse gikorewe aha mu mujyi, ariko interview igakorerwa Gisenyi muri weekend, ukagaruka kuwa mbere uhabwa imfunguzo z'akazi. Shibi kuba mu iteraniro ushima Imana ngo Imana guhaye akazi, kandi ry'iburyo urisize he? Bitabona haririmo. Haleluya bene data. Nimubizi ko Imana yatangira akazi gusenga, ati yarabivuze ko none yakama, kandi ry'iburyo tukayihereza icyubahiro. Twaragowe, ndaje dusenge. Hanyuma abandi baravuga bati aho kugira ngo turitambe turongera dusubire hehe? Mu masengesho, bongere tubaze Imana. Uko Sawuli yakabivuze rubanda bakoma amashyi bati twese turagushyigikiye ab'i Yabeshi batabarwe. Biriya yavuze ngo yohereze intabaza, aziga ati bugende mubwire ab'i Yabeshi bari mu masengesho. Haleluya. Mumubwire Gerugari iri mu masengesho, nubwo muri mu yirindwi, ariko Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe kugasusuruko muzatabarwa. Haleluya. Kubera iki? Kuko baciye bugufi imbere y'Uwiteka bakamusaba imbabazi, ubutabazi buza. Wewe wayakomeza? Wakomeza yirindwi? Reka dusenge. Dusoreje ku mugabo witwa Yehoshafati, ni umwami w'Abayuda. Gihe kimwe nawe ngo yarabyutse kare mu gitondo, arebye imbere abona ingabo z'Abamoni zamuteye, agarutse inyuma abona izindi ngabo z'Abamowabu z'Abamoni, ngo areba iburyo n'ibumoso aho Bibiliya yita ngo ni ku misozi Seyiri, hari ingabo nyinshi nawe zamuteye. Mbese abona batawe hagati Abayuda. Uyu munsi ushobora kuba uri hano abantu bakubona wambaye neza mu by'ukuri, uri umunyeshuri wiga ukanatsinda, ariko imyigire yawe n'ibibazo ufite bikaba byarakuzengurutse impande, nta nzira zo gutabara. Igihembwe cya mbere kirishyuye, ariko icya kabiri ni Imana mfasha. Icya kabiri ukacyishyura, ariko icya gatatu ni Imana mfasha. Kwandika igitabo n'ibindi, ibi utubazo twawe sinwinjiramo, ariko wareba imbere hano ukabona nta nzira ihari, wagaruka inyuma ukabona ntayihari. Emwe no mu miryango iburyo n'ibumoso nta muterankunga uhari. Bibiliya yavuze ngo hanga amaso kurinde kuwiteka. Haleluya. Niho honyine hari igisubizo. Yehoshafati ngo abwira Abayuda ati tumanuke tujye gusenga. Abagejeje akabwira uwa mbere ati ngaho zamura isengesho. Yamugeraho agasanga reka da, ibibazo byamucanze ntacyo afite cyo kuvuga. Abwira ati ngaho shyiraho ikorasi shwi. Ugasanga abantu bose barahinda budegere kubera ibibazo. Impamvu y'iri jambo mube muraha, ariko mumenye ko hanze ibintu bikomeye. Mu byo musengera, musengera isi murimo, musengera igihugu murimo, musengera ikigo mwigamo, n'ibindi bigo mudahuje mu bisengere. Yesu nashimwe. Ati noneho nimutuze, ngewe nk'umuyobozi nsenge. Amina.
yaragiye gusenga nk'umuyobozi, baraceceka, azamura isengesho. Nibyo ngira ngo kandi dusenga nubwo aravuga ngo Mana yacu. Buri nujya usenga ugahamagara Imana, ibyitwa Imana ni byinshi, ujye wiyeranja ku buryo uyivuga nko mu mazina 3 yihariye. Muranyumvise? Mana yacu, mu mutima akibaza ko ibyitwa Imana ari byinshi. Vuga ngo Mana yaremye isi n'ijuru. Aho yicaye yumva nubwo ari nyinshi, ariko ntago ari zose zaremye isi. Nehemiya arimo ayisenga, we yaravuze ngo Mana ikomeye, Mana iteye ubwoba, Mana ikomeza isezerano ry'imbabazi ku bantu bagukunda bakitondera amategeko yawe. Imana aho iri yumva niyo. Iramubwira ngo Karameye Yehoshafati. Arayibwira ngo ntabwo ari wowe wadukuye muri Egiputa. Ari abantu bazi gusenga mw'abantu. Si wowe Mana yakuye abasogokuruza muri Egiputa. Mana iti ni njyewe. Waba wibuka urugendo twagenze? Mana iti ndarwibuka. Urabyibuka ko tugeze ku nyanja itukura? Haleluya! Watandukanyije amazi, icyo kikandikwa. Mana iti narabikoze. Buriya mu gusenga, kimwe mu bintu binezeza Imana ni ukwibuka aho yagukuye kuruta kuyereka aho ikujyanye. Arabwira ngo twasabye inzira mu gihugu cy'Abamoni, barayitwima, twinyurira ku ruhande. Urabyibuka? Mana iti ndabyibuka. Dusaba inzira mu gihugu cy'Imowabu, barayitwima, tunyura ku ruhande. Mana iti ndabyibuka. Arabwira ngo tugeze hano, muvuge ngo hano. Haleluya! Ntabwo uzi igikorwa cyabayeho kugira ngo uyu mwanya turi mugerweho. Ntabwo ubizi twubatse urusengero muri uyu mudugudu. Arabwira ngo tugeze aha, twakuzamura ibendera, dushyiraho imfatiro z'iyi nzu. Haleluya! Turwubaka twitanze. Ntabwo amafaranga babahaye muza hano bongeye bayi. Arabwira ati ntabwo uzi uko byatugoye kugira ngo iyi nyubako iboneke aha. Mana iti ndabyibuka. Kugeza aha ntabwo Imana izi icyo Yehoshafati ashaka kuvuga. Reba ahantu baturukanye muri Egiputa, arayizanye yigejeje aha kuri uyu munsi, ariko ntabwo iramenya icyo agambiriye. Twakuzamura ibendera hano, Imana iti mwararizamuye. Arayibwira ngo umunsi dutaha urwo rusengero wari uhari? Imana iti nari mpari. Wavuze ngo iki? Urumva nyine Imana ubu se yagera hano ikagenda itavuze? Niyo yari umushyitsi mukuru muri icyo gitaramo. Waba wibuka disikuru wavuze? Mana iti ndayibuka. Bisubiremo ibyo wavuze. Umva ukuntu yamubwiye. Yaravuze ngo navuze ko umuntu wese uzerekera muri iyi nzu, yaba atewe na mugiga, yaba arwaye ibinyoro, afite ibibazo impande, ariko akerekera muri iyi, yari yaravuze ngo nzururuka mutabari. Haleluya! Zamura ibiganza tuyihereze icyubahiro. Yaravuze ngo apfa kuba yerekeye muri iyi, nashaka ari umushyitsi cyangwa ari umusambu. Mu ntambara arwana n'ibigerageza afite, ariko akaza. Imana yaravuze ko izururuka. N'uyu munsi ni kwivuze. Ayigera aravuga ati hagararaho, ntabwo nshaka kuharenga. Niba wibuka ko wabivuze. Aravuga ati ziriya ni nk'indeba. Imana avuga ngo ndabona ari ingabo z'Abamoni, tihindukira. Ziriya ni nk'imbonye n'iz'Abamowabu. Ati wowe uretse no ku misozi Seyiri nta zindi uhareba. Mana iti zirahari. Imbaraga dufite, yarabwiye ngo twe nta mbaraga dufite zabasha
ubika umutwe dusenge. Yarambwiye ngo ni wowe duhanze amaso. Mana yambwiye ngo ukure amaso aho yerekeje uyahange ku Uwiteka. Niba yaravuze kwiga uziga, yivuze kubaho nta rupfu ruzamo, bitanze kubaho. Ariko ni mwige mwubaha Uwiteka, igumuhanze amaso. Wumva avenir yawe ishingiye kuki? Ni imiryango. Mana ibacyure, ni kubwenge wiringiye, ibutesha agaciro uhinduke debile. Nta kitakora kugira ngo uyiringire. Hanga amaso ku Uwiteka. Benshi mwiganya primaire ntago ariko babonye amahirwe yo kwiga secondaire. Aba mwiganya secondaire ntago babonye amahirwe yo kwiga kaminuza. Niki? Ni imbaraga z'Uwiteka. Kandi buri muntu wese mufiteho umugambi, ariko ikeneye ko muyihanga amaso. Ubika umutwe dusenga Imana. Turashoje. Mwene data nshuti y'umusaraba, kozi w'Imana tubana muri ibi bihe, ndashaka ko dusengana n'abantu babiri. Umuntu wumva kuya amaso kubiboneka hanze, yari afite ibindi bintu yiringiye, uyu mwanya akaba yumva kubwira ijambo, yahanga amaso ku Uwiteka. Zamura ikiganza aho wicaye, dufatanye gusenga. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Bigira icyifuzo dusangire, maze muri risengesho tubwire Uwiteka ngo hanze hari intambara, ntago ababyeyi bandihira, ntacyo leta yamfasha, ariko ni wowe mpanze amaso. Dusangire iryo sengesho. Ndagira ngo nkubaze mwene data, wewe wumva kugira ngo umuhanga amaso bigusaba kubanza kumwizera, ukabanza ukamwiringira. Urabizi ko udakijijwe, imirimo yawe irabiguhamiriza, magambo uvuga yemera ko udakijijwe, ariko uyu mwanya urumva ushaka gushyikirana nayo, ukaba wumva wayiyegereza ikakwakira mu bana bayo, ubundi ukayihanga amaso muziranye. Haguruka aho uri, dusengane Imana. Waba uri muri iteraniro ubigize icyifuzo, ukavuga utuhereye nonaha ndumva nshaka kunyakira mu muryango w'abana bayo. Mu baririmbyi nanjye kazanyakira, mu bakozi kanyakira. Hari uwo twateranya wagira uwo mutima ngo ahaguruka aho yicaye tumufashe gusenga by'umwihariko. Waba waje, Imana ikumera umugisha mwene data, Imana iguhe umugisha. Komera Imana amashyi menshi. Nimuze tere intambwe, ngwino hano, ngwino nyegere dusengane Imana. Nta ntambwe nimwe ibaho wakwiteza nubwo waba uri umunyabwenge. Kwiga wakwiga, ariko kubona akazi uzayikenera. Akazi wakabona, kubona umugore uzayishaka, cyangwa kubona umugabo. Urugo warwubaka, kubona urubyaro uzayikenera. Yiyegereze hakiri kare, ukiri kuri iyi ntera y'ishuri. Mugirane ubumwe, migambi yawe uyisohoze, nawe usohoze iyayo. Nta wundi usigaye ngo dusengane Imana. Naba gusa ijuru rigishime, mwisi tunezerwe, kuko Imana yongeye gucungura abantu. Cyo bugufi twinginga Imana tuyiragize ubugingo bwanyu. Bimwe mu bintu muzatahana bizanezeza ababyeyi ni discipline y'agakiza no kwa mwarize izina ryayo. Mushimira Imana, mushimira n'ababyeyi kuby'Imana izabibagejejeho. Ninginga iteraniro ryose duhaguruke dusengane rya sengesho, ariko tunasengera bene data. Ninginga abayobozi bigire hino, warambureho ibiganza dusengane Imana. Tugiye gusenga tunasengera muri rusange. Nawe ahura urambura ikiganza cy'iburyo ubwira Uwiteka ngo ni wowe nshaka guhanga amaso. Mana data wa twese uri mu ijuru, Uwera wa Israheli, Mana nkuru, Imana iteye ubwoba, turagushimiye muri uyu mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Turakunezerewe kubw'imbaraga n'ubushobozi n'ubudahangarwa ugira. Urongeye uratoranya, urongeye uhamagara, nubambika imbaraga, nubandika mu gitabo cy'ubugingo. Nonaha kugeza iteka ryose ntuzabibagirwe, ntuzabirengagize. Ubugingo bwabo turabishinganishije mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ubudahangarwa ugira ubakomeze, ubafata ukuboko, bateze intambwe mu byo kwizera, ubengere, ubatabare, ubakomereze mu byizerwa. Uzabasohoza mu bugingo bw'iteka, uzabarwanira intambara, uzabakomeze, uzabarwanirire, uzabaneshereze, uzajye ubana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bandike mu gitabo cy'ubugingo, rwanya ibibarwanya, uhiga ibibahiga, bateye ubwoba bitera ubwoba, ko nawe uri Imana iteye ubwoba. Uhereye none ukajya iteka ryose, ntuzibagirwe ko baguciriye bugufi. Izina rya Yesu, amen.
we muhagaze aho, reka mugihagaze mwe nongere mbaze umuntu umwe wasubiye inyuma kubwira intambara n'ibigeragezo. Wasubiye, urakijijwe, wari unakijijwe, wari uhagaze neza, ariko intambara zaraje zigukura mu mwanya, umera nk'abantu biyabe, unanirwa kwihangana, nawe usanga na hashi ujya gutakambira bisi, utaka mu rurimi isi yumva kugeza ubwo utanze ijisho ryawe ry'iburyo, urabeshya bitari ngombwa, uvuga amagambo utagombaga kuvuga. Aho uri nawe zamura ikiganza, tukwingingira Imana ikugarukeho, zamura cyane, Imana ikumpera umugisha. Tera intambwe nawe, muze hano, muze muce bugufi. Iyo umuntu asubiye inyuma avuga ibyo atakagombye kuvuga, akora ibyo atemereye gukora, atekereza nabi, aho ukeneye izindi mbaraga, muce bugufi twinginga ishobora byose, hanyuma dufatanya namwe tuvuge ngo Mana niwe duhanze amaso. Mana data wa twese uri mu ijuru, ubu bwoko bwasubiye inyuma, abagaragu bawe basubiye inyuma, bagize intambara, bamwe barabatera, abamoni barabatera, iburyo n'ibumoso baraza, bagize intambara nk'izabo ya Beshi, basanga na hashi, ijisho ry'iburyo rikuramo, ariko turatatse, turinginga ishobora byose ngo wongere ubagarurire amaso, wongere uburane amaso yabo, wongere ubasubize amaso areba, wambike imbaraga kuri uyu munsi, wongere ubahe kunesha, wongere ubahe kurwana intambara nziza, wirengagize intege nke, wirengagize gusubira inyuma, wongere ubakomeze, wongere ubarwanirire, izina ryawe rihimbazwe, ubutware bwawe bugaragare. Urakoze kuri Imana itabara, urakoze ko wongeye kubagarukaho, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Natwe turakwinginze kugira ngo ubwo dutewe n'ingabo z'iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma turagoswe, ariko tubuze uko twagira, nta mbaraga dufite, nta mbaraga dufite, Gerugari nta mbaraga, bandi baririmbyi nta mbaraga, worship nta mbaraga, gospel nta mbaraga, ariko ni wowe duhanze amaso, tuguhanze amaso muri uyu mwanya, tuguhanze amaso muri iyi minsi, n'ejo hazaza tuguhanze amaso, uturwanire intambara z'iburyo n'ibumoso, wirukana ibiduhiga, kandi wirahiye uravuga ngo uhereye icyo gihe na bugingo n'ubu uzajya urwanya. Urakoze, turagushimiye kuri Imana yumva, tugukomeye amashyi tugushima, uhimbazwe, uvugirizwe impundu kuri Imana idukunda kandi ufite umugambi mwiza, mu izina rya Yesu, amen, amen. Ni ufite imbaraga